ni kuwa kane itariki ya 9 ukwezi kwa gatatu 2023 umunsi wa 68 w'umwaka. Intambwe nshya Imana iduteje. Humura nzakumara inyota mu rugendo rwawe. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 43 umurongo wa 20. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu, ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranyije. Amen. Mwene data, ndagira ngo wumve iri jambo. Ni intambwe ikomeye Imana iguteje. Imana irabizi ko muri uru rugendo amagambo yatuma ugira inyota, ibigeragezo bitera inyota, kwamburwa bitera inyota, ubushomeri butera inyota, kwangwa bitera inyota, urugo rubi rutera inyota, ubukene butera inyota. Ariko Yesu aguhaye amazi. Yesu afukuye akariba, agafukuye mu rugo rwawe, agafukuye aho ukorera, agafukuye mu buzima bwawe indani. Muri wo washyizemo akariba ko kugira ngo ntuzigere ugwa umwuma mu rugendo, kugira ngo ukomere. Mana, ndagushimye ko mwene data umwongereye imbaraga, umusubijemo intege, nk'uko wabivuze ngo abakwiringira ntibazacogora ahubwo bazasubizwamo imbaraga. Mushyigikire muri byose kugira ngo akomere mu rugendo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.